ubiteka amacakafera reka numve hari indirimbo y'inzira y'umusaraba bijya gutangira ku itariki enye mu rugero umwanzi ya saa tatu nabi munsi wanjye narwange je nemera cakafera nemera barabaza urucapo n'abacakafera muririmbe ngo namayobera kw'iby'urukundo namayobera he ni indirimbo noneho nkunda noneho ya kera yanuze Riderman ngo Babylon zirashaka ko ndohamwa ngo zishaka komera muri zwahama ngo yaragiye barahanuka ngo akubita no hasi Ahora me bishaka kusetsa ndagasi K47 report bringing news so fast updates talking entertainment that lasts educate inform we keep it real K47 report K47 report uzi gukoresha smartphone yego iyo umuntu agiye kuri TikTok agahanuka bagiye agahanuka numva noneho bincanze ibintu uri kumbwira ko bincanze oya ejo bundi Clarisse yagiye kuri TikTok arahanuka kubita ikibuno hasi yaragiye simbizi pe niho bwa mbere mbyumvishe sawa TikTok wari wayijyaho habe sibyo kubyumva gutyo gusa sindanayijyaho nta n'umuntu urabona wayigiyeho habe ariko yo urayizi ndayizi pe gutya mba numva bavuga ngo TikTok iki n'iki nese wowe ubona uyigiyeho utahanuka uramutse uyigiyeho birenze no guhanuka ni igiki kiri guhitinga muri iyi minsi ukavuga uti kwere ikintu kirimo gihitinga kabisa ku buryo ubona ko abantu bose bashamadutse ni ukubetinga wowe nubibona buri muntu wese uvuga ngo ngiye ngo tubetinge ngo nkukomagure ibintu byose ni ukubetinga abantu bose siko basa nabiki aba bose babikesha Joy Decor House cause we turn your dream event into reality turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga dukora dekorasiyo y'ubukwe bridal shower baby shower birthday na room decoration twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo dukora protocole na serivisi utasanga handi dusiga makeup uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview live streaming kandi byose ku buntu iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza elegance na professionalisme dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0782215785 twambika inzozi zawe ubwiza ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye Joy Decor House we turn your dream event into reality Yewe akazi kanjye mfite akazi kanjye nkora nsanzwe nkora ariko yo nakabuze nza gushakishiriza hano muri Nyabugogo none se hagati ya Bruce Melody na The Ben urabazi kwanza ndabazi ninde ukunda muri abo babiri ngiye nkunda The Ben hari indirimbo ze nk'ebyiri uzi indirimbo ze se ku byo bintu by'indirimbo nyine tubyo kubona gutya wenda bazo itesha mbwira urumva se indirimbo zirize ni za kera ariko zubu ntago ngiye nzikunda za kera uzi sasa ndirimbiramo nk'imwe ntago ndi kuzibuka neza amazina yazo surayibuka amazina yazo se hari indirimbo yaririmbanye n'umugore we ya vuba noneho nayo nkunda yitwa gute gerageza twumve ngo ndagukunda iyo ndirimbo sinzi ukuntu nyuka araho bigezeho ngomeza uvuga ntago ndi kwiba ariko gusa nayikubwe wayumvisha yaririmbanye n'umugore we uzi gukoresha smartphone yego iyo umuntu agiye kuri TikTok agahanuka bagiye agahanuka numva noneho bincanze ibintu uri kumbwira
ibintu uri kumbwira ko bincanze. Oya, ejo bundi Clarisse yagiye kuri TikTok arahanuka kubita ikibuno hasi. Yaragiye. Simbizi pe. Niho bwa mbere mbyumvishe. Asa wa TikTok wari wayijyaho? Habe. Sibyo kubyumva gutyo gusa sindanayijyaho. Nta n'umuntu urabona wayigiyeho? Habe. Ariko yo urayizi? Ndayizi pe gutya mba numva bavuga ngo TikTok iki n'iki. Nese wowe ubona uyigiyeho utahanuka? Uramutse uyigiyeho? Shabirenze no guhanuka. Byagenda gute? Nanahanuka pe. Ugiye kukiza? Kuri TikTok. Wahanuka. None se ntiwabufasha? Ntiwabufasha? None so wahanutse we wese yarafashe. Naba nkawe nkuko nawe yahanutse. Yose yari gufatata. None se njye nafatane. Njye nafatane. Wowe uskuru umusore ufite imbaraga. Neza kuri TikTok bisaba umuntu ngo afate ku giti. TikTok umuntu abafashe ubundi yayiriho. Abafashe he? Abafashe telefone. Neza TikTok ukayijyaho. Ukajya muri porogaramu nyine ya TikTok. TikTok ni porogaramu. Byari byancanze umujene duhe akapera. Duhe akapera. Twagiye. Kora mu nganzo. Ni indirimbo noneho nkunda noneho ya kera yanuze Riderman. Ngo Babylon zirashaka ko ndohamwa ngo zishaka ko mera muri zwahama. Nakuzi konyine. Nakuzi konyine. Mujene ufite sherise. Sherise? Sherise oya. Ni inshuti zanjye. Inshuti zawe gute? Nabasherengera njyewe. Nta n'uwo wigeze? Wapi. Sibyo wenda kuba wenda nakuriye mu kabare abakwiye kuba abashire wanjye tuba tubayeho nk'abajama gutyo nyine tugahura tukisangira nkikomereza. Nta nibyo nshaka iby'abashire tu. Dore icyo utabishaka. Nabona nka miliyoni 100 kuri konti ntabwo iby'abagore wapi. Ubundi se ukora iki? Jewe mba ndi gukarata ariko ubuzima bwanjye ndi mucomeste. Ucomera ese? Ncomera ahantu mu ntara zitandukanye, Musanze, Rubavu, Burasirazuba, ahantu hatandukanye. Kuri Nyabugogo se? Nyabugogo mba ndi guhiga nyine ndi gupakira. Ndi gukarata amatagisi voiture. Uri gupakira iki se? Ndi gupakira. Mba ndi gukarata abagenzi nyine ndi gupakira amaprive ndi gushiramo abantu. Gacoma ryari? Gucoma nyine muri minsi akazi kaba kabuze nkaza guhigira n'ahandi. Yuza kuba utari mucoma wari kuba ukora iki? Iyo nza kuba nari mucoma, iyo nza kuba nari mucoma nzakora n'ibindi bitandukanye kuko sinarizi ko nzisanga mu gikarasi, nari nzisanga no mu bindi. Hanyuma uyu munsi igikarasi cyanze gucoma bikanga wakora iki? Akazi kose kaba amafaranga nagakora, nahinga naba n'umukarani cyangwa nkanashaka agaperime nkatwara nk'abandi bose. Ni iki cyatuma utava muri Kigali? Iki se? Oya, Kigali nzayivamo kubera ukuntu bahora badufunga buri munsi. Ni iki cyatuma utahava se? Nahava kireka mbonye imikorere nkabona akazi keza, urumva, cyangwa nkabona ubutaka i Kigali. Mbonye ubutaka i Kigali ntabwo nahava. Ubundi umuntu avuze agasima uba ushatse kuvuga wenda nk'ahantu umuntu ahigira, kwiseta muri make. No mu biro ni kwiseta? No mu biro ni kugasima? No mu biro ni kugasima. None se ubona utajyayo ugahita ubona akazi ukabona amafaranga, naho ni kugasima buriya. None se
nk'iyo umuntu agiye kuri wenda nka TikTok. TikTok ndayizi. Iyo ugiye kuri TikTok ucahe? Sana abo mbe. Nakubwiye ngo ndangirayo. Nshaka kujyayo. Nje rero kureba na phone y'agatushe ngira. Ubwo kuri TikTok nabwirwa n'iki? Hari umuntu ejo wundi twe turi kuganira. Ambwira ko ngo yashatse kujya kuri TikTok. Mwanya umuntu amwereka inzira ngo agiyeyo ngo arahanuka ngo ikubita hasi. Inzira kujya kuri TikTok se? Jewe na kera na mfite touch hanyuma nkazajya njyayo. Jewe ruko ndinze gukanda utuntu gutya gahita mbona nyine kuri TikTok. Ntago nzi ko arano umuntu ajya. Clarissa wahanutse se? Wahanutse se yagiyeho? Abwo ni babandi batera urwenya. Ubwo se kuri TikTok bajyaho gute? Kare. Ubwo n'urwenya ashaka gutera. Ngo yaragiye barahanuka ngo akubita ikintu hasi. Ara bashaka kusetsa ndagasi. Kimara arashaka kusetsa. Ubu yarabutse kubita kabuno hasi. Byahatari. Ni daje. Hasi ubu nanjye nzajeyo. Kuri TikTok ahantu umuntu ahubuka akikubita hasi se bwumva wajyayo. None se hano ubundi muri rusange akazi kaba gahagaze gata? Hano muri rusange akazi kagenda kaza gake gake. Kuko buri iyo ubyutse uje gushaka ibiceri byanze bikunze ubikoraho. Ikibi nuko wakwigumira mu rugo. Ako wabyutse uje gushakisha urayabona. Babaho abo bantu? Kubyuka uje gushakisha? Bataza gushakisha ahubwo. Yakavuga ati se bundi bungiye koko. Kavuga ati reka nze ndebe byari byo. Sanga nese harimo abantu batagira akazi muri iki gihugu. Se wowe yutaza kuba umukanishi. Wari gukora iki? Iyo naza kuba nk'umukanishi, yewe urabona afite kimwe. Kimwe urabona ndazifite. Iyo naza kuba umukanishi no kujya no mu buyede, nkajya no mu bukarani. Ariko nkashakisha kugira ngo mbeho none se nari kubaho gute? Ngo nta muntu n'umwe utagira impano. Wowe se ufite iyi? Jewe impano mfite. Jewe impano mfite mba mbona ariyo gukanika. Kanika se ni impano ko babyiga? Impano umuntu se yaba yaravukanye. Yanjye kutarigaragaza se ubwo ndamenya ari iyi. Ntago irigaragaza. Sinzi kuririmba. Kareka. Kandi umuntu wese uzi kuvuga abazi kuririmba. Reka wapi nese kereka ari indirimbo z'abandi. Nazo sinazishobora neza. Kareka. Hagati ya Meddy na The Ben ukundane? Hagati ya Meddy na The Ben nkunda Meddy. Izi ndirimbo zingahe? Ndazizi wenda nk'eshatu cyangwa ebyiri. Turirimbiremo imwe. Muririmbire ngo namayobera kw'iby'urukundo namayobera urumva se wabyumvise urumva sitazi kuririmba bisa ava kwa Kamedi ko dakazi sinakayobera na ka The Ben ka The Ben se wapi The Ben ntago njya indirimbo ze ntago nzizi rwose kabisa. Muri iyi minsi hari biri gutrendinga uzi icyo ari cyo? Ubwo ni ibintu bimo gukwira. Ni igiki kiri guhitinga muri iyi minsi kavuga uti kwere? Ikintu kirimo gihitinga kabisa ku buryo ubona ko abantu bose bashamadutse ni ukubetinga. Wowe nubibona buri muntu wese uvuga ngo ngiye ngo tubetinge ngo nkukomagure ibintu byose ni ukubetinga. Ntabwo se ubyumva wowe? None se bigira izihe ngaruka? Kubetinga se? Kubetinga harimo ingaruka mbi cyane, hari igihe urya cyangwa ukaribwa. Ariko witurishe ntushake kujya kurya cyangwa ngo uribwe, wakwigumanira utwawe dukenya. Ngo hari n'ingo zasenyutse kubera kubetinga. Zirenda gushira. Ese nubizi? Ariko iyo yariye yajya kumuzana wenda. Ako nabwo azavatisha nubundi ariko azasubirayo. Beti ruva ni beti nyine. Ubwiyahuzi? Byahatari. Ni ukujya mu giti. Wigeze ubikoraho rimwe?
njye ntabwo nzi kubetinga rwose. nta na rimwe wabigerageza. Abantu birirwana njye nkaho bwatsesheje mwana wangu ure n'akana agahita akuramo ibipapuro byinshi ngo ejo nzakakugura wowe ngo banza ungurire ngo ubu hano hari ibihumbi ngo senkane. Yabishaganya nkagira ngo agiye kuma ku mafaranga nkasana ibipapuro afite mu mufuka ngo ari muri beti. Wese sha ubwo bugacya si koko kakakugurira. kakangura gaidura ari marira ngo yanga umfasha ngo kabuzeho ngo gatonya ngo ikipe yanjye ngo yabyishe ngo nimwe. Ubwo se urumva wazahora muri urwo mwana. yewe ku betinga rero nge narabetinze kuri beti pawa narariwe nashyiragaho 1000 nagera ngasanga hariho 100. Gusa urumva nyine mbyutse mu gitondo ngasanga ari 100 n'uma byagenda bite utanza kugasima nkataka ngo ejo ngonja ngashya nk'ikindi 1000 ngo byarangiye mbye bivuyemo. Agakoryo nuko naraje 1000 nzi ko mu gitondo njya nkaca 5 mfata agacupa kamwe mu kabari ndavuga ati mu gitondo ajya kukwishyura ngiye sanga hariho 0. uri kumva ubwo rero usanze hariho 0 nahise no kugasima ndaza ndataka nase n'ishyira rya cupa. Impano yanjye muri numvaga nzaba umuraperi kubera nyine kubutabasha nyine kubona n'ibyo bicere ngo bijyemo byahise biba nyine bigenda gake gake. Enye hari umuraperi ukundana mu Rwanda no yo muraperi nemera bundi cyane Tupac. Tupac indirimbo ze bite muri no minsi ko na radio kanje kapfuye ntago mperuka kuzumva. Mu Rwanda umuntu nemera Jay Polly. Abadapfuye barabonana. Jay niwe nemera byadanje. Ubiteka amacaka fera reka numve hari indirimbo y'inzira y'umusaraba. Bijya gutangira kwitarike enye mu rugero umwanzi ya 3 nabi munzi wanjye narwange nako nare umusaza ngomeje natashyuha. Je nemera Chakafela. Nemera bara Zero Trap na Chakafela. Zero Trap na Chakafela. 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 Nikavukire. Zabo. Nibyumvikana. Ya Chakafela. Ese niki kizamuka kikanamanuka ariko gihagaze ahantu hamwe. Kizamuka kikanamanuka ariko gihagaze ahantu hamwe. Se nikira. Ntabwo nyizi. Ntabwo nyizi pe. Se nihigikira wenda nk'ukuboko kuko intoki zazamuka zikamanuka kandi zihagaze ahantu hamwe. Kizamuka kikamanuka gihagaze ahantu hamwe. Biragoye ntacyo nzi. Ikintu kimeze ikintu kizamuka kikanamanuka ariko gihagaze ahantu hamwe. Ibeni nyine. Ibeni. Nese imodoka ni ibeni uri kongera ikagira gutya. Ati ibeni yahavuye. Ijeke nawe wayizamura ukongera ukayimanura. Ibintu bizamuka bikamanuka ku isi ni byinshi. Zamuka kikanamanuka ariko gihagaze ahantu hamwe. Ni ibirayi. Wowe niki? Ni imboro. Wowe ngo ikintu kizamuka kikanamanuka ariko gihagaze ahantu hamwe. Byansaba gutekereza. Ikintu kizamuka kikamanuka kigumya ahantu hamwe. Ni ijeke. Ni kuko nizamuka ikanamanuka ariko iri ahantu hamwe.
urabona ko kizamurika yazamutse nyine ariko ikongera ikanamanuka baranenye bakanimanurira n'ibihagaze ahantu hamwe biri ahantu hamwe ijeke Eh. z'ijeke